Nongeye kubasuhuza mwese mukunda ikiganiro cya Showbiz Today, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Twakomeje kuganira namwe ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi tugenda kuganira nanone ku yindi ngingo ntekereza ko yenteresa benshi. Mu minsi yashize twabonye abagabo n'abagore b'abaraperi mu Rwanda bakomeza kugenda batera imbere cyane. Ubwo ni mu gihe kisaga nk'imyaka 5 ishize bagira icyo nakwita iterambere ridasanzwe. Nibo bavugwaga cyane mu itangazamakuru, nibo bagarukagaho mu mavideo meza, nibo bagarukagaho mu concert meza, yewe umwe muri bo aza no gutwara Guma Guma Superstar. Bigaragara ko injyana ya hip hop cyangwa se abaririmba rap cyangwa se ibyivugo muri rusange ateye imbere, cyangwa se muzika yose industry yose ateye imbere. Ariko mu gihe gisaga imyaka 2 ishize twabonye habaho gusubira inyuma kudasanzwe, yewe gusubira inyuma mu mpande zose mu bijyanye na karite y'ibisohorwa hanze, yewe haba video haba audio, umubare uragabanuka. Hanyuma haza ikindi kintu gikomeye cyitwa discipline. Ese niki kiri gutuma hip hop mu Rwanda isubira inyuma? Niki kiri gutuma abaraperi b'abanyarwanda basubira inyuma? Niki cyatumye muri rusange injyana yakundwaga na benshi by'umwihariko urubyiruko isa naho igenda itagaciro hano iwacu mu Rwanda? Niki kibura ku bahanzi bakora hip hop? Niki kibura kuba kurikirana urwego rwa hip hop muri rusange? Ibi nibyo tugiye kuganira kuri no munsi. Niba ufite igitekerezo nawe watwohereza igitekerezo cyawe ukacyandika kuri YouTube account yanjye yitwa Mike Karangwa TV, cyangwa se ukatwandikira kuri 0733 140 wakohereza ubutumwa bugufi, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ni 0733 140. Mukanya turatangira ikiganiro ku buryo burambuye, mube mwitegura muduhe ibitekerezo byanyu ku mpande zose. Stay in touch. Nge nitwa Mike Karangwa. Welcome back mu kiganiro cya Showbiz Today. Uyu munsi turaganira ku ngingo ijyanye n'iterambere rya muzika ya hip hop mu Rwanda. Kuki gusubira inyuma? Niki kibura mu bahanzi? Niki kibura muri urwo rwego rw'ubuhanzi muri rusange? Nibyo tugiye kuganira. Nk'ibisanzwe mumenyere ko tuba turi kumwe na DJ Adams, music critic mu Rwanda uzwi cyane, kandi akaba ari umuntu bimazemo imyaka isaga 20 akora muri iki gisata cya muzika nk'umu DJ n'umunyamakuru. Uyu munsi twagize umugisha wo gusurwa na Alisudi. Alisudi nawe ntabwo akeneye introduction, so bose turi kumwe hano muri studio. Reka mbashimire mbaki akeneye introduction. Ntabwo ukeneye introduction, urayikeneye se buri wayimaye nanjye nkishima nk'Adams introduction kishima. Nekeze ko ari we nibisanzwe n'umusangwa, ariko Sudi nawe ni nk'ahari mu rugo, he's my best friend. Ikindi ni umuntu mumenyereye cyane muri iyi industry. Niyo mpamvu nemvuze ngo ntabwo ukeneye introduction, kuko umuntu utazi Alisudi muri industry ya muzika y'u Rwanda ntekereza yaba ari umuntu hageze nk'ejo. No wahageze ejo nawe yaba bizi, maybe wavutse ejo ntabwo yaba bizi, cyangwa se ufite nk'imyaka 5 uwo ngo utarumva radio, utarareba televiziyo, utarasoma. Ibyo aba yatanabizi. Ikiza nuko ndi mu rugo. Ikiza nuko uri mu rugo. Showbiz isanga ibyo byose. Sidari mu rugo, so afite experience nini cyane muri no muzika nyarwanda, ariko ikiruta ibyo byose arayikunda cyane. So ibitekerezo bye ku ruhare rwo kubaka showbiz mu Rwanda n'iterambere rya showbiz ni ntagereranywa. Niyo mpamvu ari hano muri no minsi mu biruhuko avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho asigaye atuye n'umuryango, ariko ntibimubuza kubikurikirana. So turi kumwe kuri uyu munsi. Welcome back mu kiganiro. Nkuko narimaze kubabwira muri introduction, tugiye kuganira cyane ku bijyanye n'iterambere rya muzika ya hip hop mu Rwanda risa nk'irigenda risubira inyuma. Nyamara mu myaka nk'itanu ishize byari mu bihe byiza. Twabonye abantu benshi barizwa muri injyana bagerageza kwitwara neza imbere ya public, imbere y'abanyarwanda, bigarura imitima y'urubyiruko. Yewe Jay Polly aza gutwara na Guma Guma Superstar, bamwe bati yanjyana koko irakunzwe mu gihugu, yewe anayitwara bigaragara ko yarashyikiwe cyane n'urubyiruko. Benshi bati iri ni itangiriro ryo kuzamuka kw'injyana ya hip hop mu Rwanda. Ariko bidatinze mu gihe cy'imyaka nk'ibiri ishize turabona basubira inyuma, bisa nkaho iri gukura nk'isabune. Yewe ibyo ngibyo binagaragazwa n'ibintu bisa nk'ibigaragara nka discipline nkeya ku bahanzi basanzwe babarizwa muri iki gisata cy'injyana ya hip hop. Akenshi twumva inkuru ko barwanye, akenshi twumva inkuru abandi barafunzwe, abandi bajyanywe Iwawa. Ese birasa nkaho iyi njyana iri gukendera burundu? Ese hari icyakorwa kugira ngo yongere igaruke ku murongo? Nibyo tugiye kuganira namwe mu kiganiro kirambuye kuri uyu munsi. Sindi nyine nk'ibisanzwe, ni kumwe na DJ Adams, music critic. Nkuko nababwiye bimazemo imyaka itari mikeya dusanzwe tuba turi kumwe muri kino kiganiro. Twagize umugisha wo kubana na Alisudi. Nawe Alisudi muramuzi mwese, utamuzi ntekereza ko ari udakurikirana music industry yo mu Rwanda.
ari inaha muri iyi minsi akaba bimazemo imyaka myinshi. Sudi, welcome back mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze cyane Nubwo bikurikirana buri munsi meze nk'utuye mu Biryogo aho neza cyangwa i Nyamirambo. Urakoze cyane nanasuze n'abakunzi ba Showbiz Today bizako nabo aho bari bameze neza cyane. Yes, Sudi arakoze cyane, asa nk'uba hano rwose nubwo atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abikurikirana buri munsi. Ngira ngo abakurikira ku mbuga nkoranyambaga ari Instagram ari Facebook murabikurikirana cyane, mubona ukuntu aba ari involved muri ibi bikorwa. So reka twinjiye mu ngingo yacu. Sudi, Yes. muzika nyarwanda urayikurikira Cyane. hip hop music urayivugaho iki mu Rwanda muri iyi minsi? Mbere yuko tujya ku mateka ya kera, uyu munsi urabibona Muri iyi minsi ikintu uyivugaho biragoye kubona ya mazina nk'uko muri introduction wabivuze, ya mazina yarakomeye muri hip hop usibye umuntu umwe Riderman, ariko abandi ubona ko bari bafite amazina akomeye uyu munsi. Ubona urwego bariho atari urwo bakwiye kuba bariho ugereranyije n'igihe bamaze n'ubuhanga. Burya hari igihe uvuga ngo umuntu ari kuri hit, hari abajya kuri hit bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko hari n'umuntu ugera kuri hit bitewe n'ubuhanga baramwumvagaraho kuri uburyo yandikaga n'ibiki. So urumva rero biragoye uyu munsi kubona babahanzi b'abahanga twari dufite muri uyu munsi bafite amazina akomeye. Uyu munsi urumva injyana hip hop ukabonamo amazina mashyashya y'abasore bashyashya nabo barimo kuzamuka. Aho ngaho ni ku ruhande rwawe Adams, urabikurikira buri munsi, nawe ubana nabo, ura nabo kenshi, urayibona gute hip hop mu Rwanda muri iyi minsi? Tuvuze kuri iyi minsi twanze tukareba ngo mbere ubwo yari imeze gute. Mbere ho turabisubiramo reka tubanze turebe uyu munsi urayibona gute? Noneho mu kanya turasubira imbere turebe uko imeze uyu munsi. Mbona nta hantu nabihera ntabanje kuvuga ibya kera, kubera ko iby'ubu ngubu nyine bifite ahantu byubakiye, kandi ukuntu byubatse byagiye wenda bisenyuka cyangwa se byiyubaka kurushaho. Ariko twareba byonyine turavuga iki turimo kuvuga hip hop. Hip hop yo ubwayo ni iki? Noneho turebe ngo irakorwa n'abandi, barayikora mu buhe buryo, dushaka tunarebe tunagereranya no ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ko ariho abantu benshi bashaka kwirefera. Turebe abayikoraga mbere n'abayikora ubu ngubu barayikora gute. Hanyuma noneho aho ngaho nibwo ndi bukubwire ngo urabona Riderman akora hip hop, urabona J Polly akora hip hop, urabona Bulldog akora hip hop, P-Fla akora hip hop. Abo ngaho nibo twavuga ko bazwi, ba Kalfan n'abandi bato barimo kuzamuka, ba Mukadafi. Ariko nabo bakagombye kuba barimo kuvuga ngo turakora hip hop, apana gusa kuvuga ngo ni hip hop kandi wenda atari nayo. Yeah, abadukurikiye mwese yenda tubabwiye gato kuri hip hop mu Rwanda, amateka yayo agaragaza ko ubundi injyana ya hip hop mu Rwanda idafite amateka ahereye kera cyane, kuko usanga hip hop yaratangiye kumenyekana cyane nyuma y'umwaka w'1994. Dokima nyinshi cyangwa se abantu benshi twaganiriye bagiye banyereka ko ahanini ibihe byiza hip hop cyangwa se kuvuga kwa hip hop mu Rwanda gusa nk'uko kwatangiye muri 98 kuzamuka, igihe hari abasore bamwe b'urubyiruko muri icyo gihe nk'aba DJ Junior n'abandi bari batangiye kugenda baza gato batangira bagerageza kubikora. Aba basore b'Inyamirambo mbona no muri za Wikipedia bakunda guhera kuri MC Mande. Kuri MC Mande nubwo bafata ari we wayitanye. Niyo bavuga ko ari wayitangije, ariko burya siwe, hari abagabo babiri nubwo muvuga abo ngabo bose. Hari umuntu mutashobora kwibagirwa cyese mushatse kubyirengagiza mukamwibagirwa, umuntu witwa Mahoni Boni. Yes, aho ngaho niho ibihe byari bitangiye kuri idea nyayo. Iri moderne. Ubwo yari yamanutse hasi. Yamanutse hasi nk'abatangiriye. Ubona mu myaka ya kera, kuko n'ubundi amateka y'umuziki wacu mu Rwanda duhereye mu myaka ya kera, reka duhere nyuma ya independence. Nyuma ya independence u Rwanda rwagize ruyihawe n'Ababiligi, amateka y'umuziki mu Rwanda yatangiye ubundi abantu babyina imbyino gakondo, haza kuzaho ikintu cyari kigezweho cyane cyitwa orchestra. Orchestra yose twari dufite yari afite influence y'umuziki wa Congo. Hip hop nta mwanya yari ifite. Ariko nyuma y'umwaka wa 1994 uhereye cyane 98 nibwo uyu musore uba muri Amerika ukunda hit cyane yatangiye abwo yakoraga kuri Radio Rwanda, nibwo yatangiye DJ Scooper. Burya DJ Scooper ari mu bantu ba mbere batangiye gukora hip hop. Bitangira ngo 101 kandi 101 ushaka ari umurongo wa Dezimshene wa radio. Ariko burya DJ Scooper 101 byangiye mu mutwe muri myaka za 90. Ubundi buriya mu myaka 97 98 DJ Scooper niwe muntu watangiye kuzana hip hop mu Rwanda, abantu bakumva
batangira kumva hip hop ariko ntibabiha agaciro, hanyuma ibihe byiza byaje kuzamuka koko mu gihe cya Mahoni Boni nk'uko byari bimeze. Hanyuma Sudi utangiye nawe avuga, reka duhere inyuma ya 94 inyuma ya DJ Super. Ubundi ubona koko hip hop mu gutangira kwa yaratangiye neza kugira ngo tuze kugeraho uyu munsi nk'uko Adams yabivuze twaze tujye wenda no mu mateka ya hip hop. Ari igihe uganira n'ibintu gutya umaze kwibana no mu Rwanda niyo uvuze n'ijambo showbiz, abantu babita ngo biriya ni bya showbiz, ariko ugasanga byibura n'amagambo d'abord abantu bagomba kubanza kuyasobanukirwa, bigatuma n'ubyumvishe bwa mbere anakurikiye showbiz today akamenya n'ibyo tuganira n'impamvu tubiganira. Twinjiye ku ijambo hip hop buri wese wenda afite uko agenda bisobanukirwa, ariko hari ibyo dusoma muri za Google, Wikipedia, ariko ukajyana n'amahirwe kubona amadocumentaire atandukanye mu bintu nshima. Sinzi ko ashobora kumbona muri aka kanya ariko wenda zagera ushimura Munyarwanda Kabango Honore harya akoresha uba muri Canada. Hari izina ry'ubuhanzi ni Shady ni umuraperi ukomeye muri Canada w'umunyarwanda. Ku bareba Netflix ejo yakozeho documentaire nziza cyane bikomeye y'amateka ya hip hop. Iriho ibice bibiri abantu bayireba, yahereye nyine ewana ku ivuko za hariya za Bronx za Queens muri New York, agera amahirwe kugenda aganira n'abari abasore bose bayitangije, bari aba DJ b'Amajamaica bo bita Bambara, ba Africa Bambara, yes, n'abandi ba DJ n'abantu barakomeza bareba amafoto DJ Flash n'abandi benshi cyane bagiye bazana hip hop. So uko nagize amahirwe yo gukurikira ziriya documentaire ko narazikunze bituma nziga cyane, kandi ni abantu babyivugira bayitangije hip hop, atari kuvuga ngo yaganiriye n'abantu bumvishe gukana akaganira na kanaka. Uko bo rero basobanura hip hop igizwe n'ibintu bine cya bitanu, ni bine ndibaza. So uko bo bayisobanura ijambo hip hop ntago ari music, nuko iryo jambo ryaje ndimo ndagerageza n'abakurikiye showbiz day babisobanukirwe. Hip hop ni umuco, ni culture ibumbiyemo ibintu bine. Muri ibyo bintu bine harimo icyo twita rap, ari nacyo tumenyereye hano mu Rwanda, cyangwa abandi bita MCing. Sirita Abajamaica nibo babyita MCing. Iryo jambo rap ni gutyo umuntu avuga amagambo, bo babitangira byatangijwe n'umusore wo muri New York. Actually ntago hatangije rap, wenda tugende ku mateka hatangiye DJing. DJing niyo injyana niyo yatangije hip hop. Bano batipe batangiye gukora ibyo bita breakdown, break down imiziki yabaga yasohotse ama track bakayakatamo bakreye ikindi kintu ku buryo ushobora kubita abantu baje kubyina, nibwo bavutse aya madisco n'ibiki byose mu mabuwate kuvuga. Nono uko kuvuka kwa DJ ba DJinga ni haje umusore umwe w'umwana yakundaga ku DJ ariko bikamunanira. No kuko cyari ikigare kugendana nabo nawe akajya afata mikoro agapfa kuvuga gusa kugira ngo aryoshye yanjyana n'ubundi kuryoshya audience. Abantu barabikunda, babikunze aba tipe bakera bo bitaga ba Master Flash, bajya kudija bakamutwara kugira ngo akomeze kwemsinga nkabira tujya dukora twemsinga mu mashow mu concert manini. So batangira kugenda biryoha, none akajya yandika amagambo mbere yo kuvuga, n'abandi bakajya bamwigana, biza kubyara rap. Umuntu yakubita beat akarapa. Ubwo ibi ya kabiri yinjiye muri mu njyana ya rap, twabonye kudijinga haza MCing yo rapping. None icya gatatu hari icyo bita graffiti bashushanya ku rukuta. Barabikoreshaga abana bacusaga ibiyobyabwenge muri za New York cyangwa aba artiste muri za Brooklyn n'ahandi, none bakajya bashushanya ku rukuta barwana na polisi bagaragaza bitagenda kuri ayo zira quartier zabo barazisenyaga zabagama birabura cyane. So nabyo biyinjira muri culture gutyo. Icya kane ni cyo kitemo kwita cyiza break dancing. So uko babyinaga, uko uko badijingaga, abandi barapa n'izo za graffiti zigaragaza kace yabo, haje tangiye gushaka kuzajya babibyina. Abo byose bituruka ku kigare cy'abantu bamwe. Nukuvuga twaba tugendana gutya turi batatu, wowe ugasanga uzi kudija, Adam byamunanira agatangira kwivugira, akajya bishyira hakaza undi byamunanira kwivugira no kurapa asazi kubyina, abyina by'ama break dance. So bitangira gutyo b-boy, n'ama b-boy, n'ama b-boy byo bita b-boy ibintu
na beatbox nabyo bigenda byinjiramo bino byo gukora beatbox. So izo zose nizo culture zigize hip hop. So hano mu Rwanda rero ubwo nibaza ko abantu basobanukiye hip hop nuko rap bisa nkaho ariyo yabaye populaire yari imenyekana cyane sibyo ko ari agace gato kagize hip hop agace kamwe mu bigize hip hop ariko kubera kamenyekanye cyane niyo mpamvu ijambo hip hop hari mu buryo ibyo bita sens large du terme muri gifaransa mu buryo buri general iyo uvuze ijambo hip hop abantu benshi bumva rap even biranakoreshwa biranemewe mu buryo mpuzamahanga uzabona na best hip hop artist mu muziki nuvuga muri music hip hop ishobora kuba rap ariko iyo tugiye muri best hip hop usangamo best rap ndaguha ingero nta hantu henshi urabona Eminem atwara best hip hop ariko best rap atwara best rap aho ngaho biruzuza bya bindi Sudi yavugaga yuko we nta gace kamwe hip hop ni nk'agaseke karimo ibintu byinshi twabonye bigera kuri 4 ya Sudi none waruvuze uti ibyo twarebye muri Amerika no hirya no hino ku isi kuko ariho uyu mwambaro wa hip hop waturutse uyu muco waturutse byari na byiza cyane ngira ngo abenshi mumenya ayo mateka hanyuma mu Rwanda rero ubona byarahageze byakirwa neza mu Rwanda ntago nibaza ko mu minsi ya mbere yabyo byakiriwe neza kuko actually hip hop urumva ko tubyumvise ni umuco w'abanyamerika ni umuco ntago ari umuco w'abanyafrika si umuco w'abanyarwanda gusa kuko bituruka mu birabura kandi abirabura bose bakomoka muri Afurika so urumva turi related ni ukuvuga ni ibintu natwe bidutusha ibyo ari byose rero usanga umunyarwanda ba Master Flash ari abanyarwanda kuko batazi inkomoko zabo ikindi kandi rap ijya kumera nko kwivuga ni ibyivugo ni ibyivugo kwivuga kwitaka amapoem ni ibintu byose poetry byose ni ibintu bijya kumera nka rap n'ibiki so urumva niyo mpamvu kubyakira mu banyafrika byoroshye cyane so mu Rwanda rero bikiza nibaza ko bitakiriwe neza cyane bitewe kuko hip hop nanone abantu bayitangije n'abantu barameze nk'abarevolutionnaire kuri societe cyangwa se birevolta kuri polisi yangira ngo wibutse abantu ko muri Amerika hip hop ijya gutangira yatangiye mu gihe hariho irondaruhu abapolisi b'abazungu birirwa bahiga bukware abirabura babatortura babamerera nabi abirabura ntibabonaga akazi bafungwaga buri munsi baricwaga mbega barasaga nk'abantu bashyizwe ku ruhande bahejwe na societe y'abazungu so bandi bazamura ikintu rero cyo kwirevolta agahinda kabo bagashyira mu magambo bakagashyira muri graffiti bakabishyira ahantu hose bavuze ibyo byose twagiye tuvuga nimugera aho ngaho nimuze kwibagirwa kubitandukanya kubera ko ibyo byose murimo kuvuga byo kwirevolta ni nako na reggae yatangiye rero biraza kuba byiza tutandukanyije hip hop na reggae kuko turimo kuvuga kuri hip hop okay ntacyo ubwo tubashaka byangwereke uburyo wiza mu Rwanda itakiriwe neza so urumva abo bantu nukuvuga yabaye injyana cyangwa uburyo bw'umuziki bacishamo amagambo ari strong amagambo ari strong kurusha naca muri reggae nk'uko yarabivuze muri reggae ni n'abantu banavuga ibyo wowe utakeka kuvuga ngira ngo winjira muri iriya documentary bazakwiye kuri umusore watangije bino byo kwambara amakariso mu video clip cyangwa se gukoresha amagambo ari ari amagambo bavuga bagashyiraho utuntu bo muri Miami abitangiza urabizi ko baranamufunze ari sensitive ari sensitive oya ntago ari amagambo hari ijambo riri sensitive ariko rivuga ndavuga sensitive ku buryo wenda bararivuga kubera ko riteye ikibazo muri society bakariko wenda ashingiye nko ku myororo ku buzima bw'imyororokere ku bitsina ibintu so uwabitangije nawe urabizi ko byabanje kumukomera bakamufunga nyuma bakaza gusanga itegeko nshinga naryo yishe ni urubanza rwabererere gusa nk'uwongeye ku revolution hip hop abantu batangiye gukoresha amagambo utakeka ko yakoreshwa so ibyo byose rero bitanya na bantu twita ko babaga ku mihanda muri za New York badafite icyo batinya badajya n'icyo batinya uko bambara na za big down n'ibiki babizanye abanyarwanda bakopiya twakopiye ibyo byose biza tubizana iwacu tuza mu gihugu kidafite uwo muco kitabona ibyo bintu none nabwo bitangizwa n'aba bantu nabo bafite wenda hari amagambo ntinya gukoresha bitamera nk'aho abantu basuzugwe cyangwa bisi uko batari niyo mpamvu birimo birangora guhitamo n'amagambo nkoresha so abo bantu society yo mu Rwanda ikabafata nk'abantu bo ku muhanda ikabafata nk'abantu batize abantu ngo banywa amatabi abantu nabo bamwe muri bo bagashaka kugaragaza ko ariko bimeze ni ukuvuga nimba wenda uraza kubigeraho nk'uko twavuye mu mpamvu zituma uyu munsi idakomeye babikivuzeho cya discipline turabigarukaho so uko rero ni uko kuntu kw'abantu bayitangije mu Rwanda none bitewe n'uko batangiye bitwara bamwe benshi muri bo nibaza ko ibyo byatumye society idahita yakira ikaza gusa nk'irimo irayakira bigeze kuri influence bagize no gukundwa bagize bivuze ko twakopiye umuco w'ahandi
dushaka kuwuzana kuwutereka mu muco nyarwanda wose kandi mu muco Ariko nyarwanda hari bifite ibitavugwa ibyo twemeranya mu muco nyarwanda kuvuga imyanya y'igitsina y'umuntu ni ibintu bigoye buryo mu magambo ikindi no kuvuga ibintu ko biri mu buryo buri direct akenshi mu kinyarwanda biragora Adam nawe nicyo aha ikaze cyane nanone nk'uko wenda twari tugeze turimo kuvuga ku bijyanye na hip hop ku giti cyanjye bifite uburyo mbibona cyangwa se bifite nk'uko Alice yabivuze ntabwo ndi bugiye kure ntabwo ndi bugiye kure ya Mike nk'uko abizi kimwe n'uko n'undi muntu urimo kureba Showbiz Today hari ufite ibitekerezo bye ukuntu we abibona ariko mu by'ukuri ukuntu ugiye mbibona fata ko nk'uko twabivuze ko hip hop ari umuco nayifata ko ari nk'idini nk'uko umuntu ashobora kuvuga ngo ndi umuyisilamu undi akavuga ngo ndi umukristo reka mfate kuri ayo ngayo abiri tubuze umukristo twavuga ko ari amategeko 10 kugira ngo uvuge ko neza wubahirije ibyo Imana igusaba nk'uko byanditse muri Bibiliya twavuga Quran tukavuga ko ari inkingi 5 kugira ngo uvuge ko uri umuyisilamu wujuje noneho hip hop nayo ikagira amategeko yayo ane kugira ngo uvuge ngo ibyo urimo gukora noneho nibyo hip hop yuzuye bitabujije ko undi umukristo iyo afite amategeko 8 ari we wenyine uhari arushije abandi bafite 5 niwe ufatwa ko ari umukristo ukomeye kurusha abandi no mu Islam wujuje inkingi enye ya gatanu wenda atayubahiriza aruta wa undi ufite inkingi 3 zonyine mu Rwanda sindabona ufite izo nkingi zose uko zivugwa uko arenye za hip hop nawe ariko 3 wenda navuga nka J Paul azifite 3 kubera ko izihe 3 bona icyambere navuga ko graffiti ni ibintu byo rabizi ko ari umu artist ari gushushanya ararap ariko iriya graffiti ntabwo J Paul akora graffiti just painting ni mu painting painting sasa na graffiti nayo ni nka painting ni part of painting buryo bwa art biratandukanye kuko graffiti ubundi akenshi ni graffiti ni expression ubundi ibintu byandikwa muri hip hop aha ngaho rero nicyo kintu wenda utarabona akenshi graffiti iri na illegal ntago aha ngaho rero niko kantu kamwe wenda navuga ko mwebwe mutarabona niyo mpamvu uri kuvuga kubera ko nkuko uvuze ngo wenda biri illegal James arimo kubikora ahantu kuko ndamuzi turabatanga bakazamufunga graffiti nta kosa rihari ndavuga n'urugero ugiye no muri Kenya amataxi nuko kujyayo so niba biri illegal sinzi niba biri illegal mu Rwanda ariko handi biza akenshi biba illegal kuko akenshi urumva ubutumwa butambutse rero nawe arabikora kandi akabikora gutyo nyine graffiti niwe navuga ko ashobora kuba yujuje ibindi byo bitatu abandi benshi bagarukira kuri rap gusa kubera ko ibya MCing cyangwa DJing ibyo ngibyo ni bakeya babikora hanyuma akabazo nshaka kubaza nigeze kubaza mu kanya ubona hip hop mu Rwanda we yaratangiye neza kuko aho igeze uyu munsi ugeze kuvuga ikintu gikomeye uvuga ati uko yatangiye bishobora kuba bifite impact iri negative ku buryo buri uyu munsi ubona yaratangiye neza icyo nicyo cyo nshaka kuvuga ni naho nahereye mbabwira ngo ijya kuza nyine iza kuza mu Rwanda ni nkuko amadini yaje so abayitangije nabo ntabwo bayitangije babyujije nubwo nakubwiye ngo wenda yatangiwe na ba MC Mahoni Boni nawe yatangiye afite uduce dukeya cyane afite wenda nka rap yonyine akitwa umuraperi kandi nyine nicyo kintu gishasha cyari gihari nkuko yavugaga Scoop ukumva ngo arakibuka kivuga na sheni ya radio yakoreraga arakibuka iyo frequency kugeza na nongo tuvuze abantu bakoraga ku maradiyo nagwatinya kuvuga ngo sinzi ngo Marino na Virgile nibo bari bahari ba mbere so tuvuze kuri rap twavuga Mahoni Boni ariko nawe ibintu yakoraga ni ibintu byaje bitangira byerekana abandi ukuntu biri bukorwa haza n'abandi ba peti bitwaga SKC nisema kweli crew harimo abajamamwe bavuye Tanzania abandi bavuye muri Congo abenshi bari n'abakwaferi gusa bakingamo buraperi bakabikora gutyo kuko hari n'abapeti b'inyamirambo nzi barabakwaferi barasa nabo hip hop bambere Mahoni Boni umwana wakoraga muri Bora Bora kwa Peter nibagiye izina rye najyaga kureba twazumviraga muri taxi z'inyamirambo indirimbo zabo kuri icyo gihe murimo kuvuga gihe naracurangaga ahubwo gihe nabahaga izo instrumental bakazishyiramo amagambo bakazishyiramo ariko nyine na instrumental ya Dr Dre ama instrumental yarahari icyo gihe ba Dr Dre none se tugiye none aho ngaho yenda twamaze kubona ko hip hop buryo yatangiye mu Rwanda ntibwakiriwe neza ko byari ariko Mike kugira ngo dukoreshe n'abantu b'inyamirambo ubu na sense y'ibyo turimo kuganiraho ijambo hip hop turikoreshe muri sense reka tuvuge rap reka twifate rap mu Rwanda kuko niho nubwo bakoresha hip hop nibaza ko biremewe nabyo biremewe kuko
nibyo nshaka tumenye ko turimo kuganira hip hop as a culture kuko nibyo numva Adam Zayima aravuga nyine abantu kuzuza zina nkingi cyangwa se dukoresha ijambo hip hop as a rap. Mu Rwanda ubundi ikintu umuntu yakoresha by'umwihariko icyo gihe nashaka kuvuga rap na hip hop mu Rwanda rwose turabyemerewe nta ntugire feel free to use ijambo icyo nashaka kuvuga aho ngaho nashaka kuvuga ngo nubwo wenda je mbona itaraje nkuko nyine original yari imeze ariko nago bibujije ko ikitwa hip hop cyangwa ikitwa rap cyangwa ukundi kuntu umuntu yabyita ariko nyine nago yaje yuzuye nkuko yakagombye kuba yuzuye. ubona aribyo byatumye abantu batayakira neza kuko mu Rwanda reka turebe hari abana benshi yatangiye n'abana b'inyamirambo buri wese yikorera ukwe amataxi y'Inyamirambo bagendagamo barabizi baranabyibuka zari taxi ngira ngo turagerageza no kubereka amafoto y'ukuntu izo taxi zabaga zimeze akenshi wasangaga hacurangwamo hip hop gusa muri izo taxi nazo ubona zagize uruhare cyane mu gutuma cyane navuga agace ka Nyamirambo Biryogo nibo ubona bagize uruhare mu kumenyekanisha hip hop mu Rwanda ngira ngo sinzi niba twese tubyemeranya ariko abantu bashobora kuba mu Rwanda baratangiye kumva ko hip hop ishobora kugira ahantu igera igihe Mahoni Boni yatangiraga gushyiramo imbaraga ngira ngo igihe yatangiraga gushyiramo imbaraga no gufunguka kwa studio bitaga The Future Records ni The Future no ya TFP Records ya BZB harimo ba Khaled ba Medisare abo bose bari batangiye kuza muri The Future Records yayoborwaga na BZB ngira ngo The Future Production TFP yitwaga TFP nibyo yitwaga TFP ariko ngira ngo nabyo bitwaga The Future Production Production ngira ngo muri icyo gihe niho abanyarwanda batangiye kwiyenteresa kuri hip hop mva ko bishoboka ko ni naho Mahoni Boni yarari ngira ngo ese twese twemeranya ko na ba DMS ese koko kiriya gihe hip hop yari itangiye kuza neza niki cyatumye abantu bashaka kwiyenteresa aho ubundi urabona nkuko na hip hop muri rusange twagiye tuyiganira ubu ba Master Flash batangira nabandi bose ntago hip hop yari ikunzwe nukuvuga wasangaga ikunzwe muri Brooklyn ikunzwe muri Queens ikunzwe no mu yandi makartie Bronx actually Bronx kubera ko bavugaga ibintu abantu baho bakunze bashaka kumvagira oya ni ibintu byo muri quartier abirabura ibiki so uko igenda yambuka kuko za Manhattan niho hari influence y'amafaranga hari ama rebel record akomeye atanga umuziki mu rwego rwa Amerika so byasabaga yuko abantu bo muri Manhattan babona ko za Bronx ari ibintu byacitse bagakurayo bagenda babinjiza ni histoire ndende so no muri uko kuzamuka hari abagiye bagenda bakora ibintu bitandukanye bigenda ikunda nkuko twavuze urana kubwiye uriya wo muri Florida uriya muraperi wazanye ibintu byo gukoresha amagambo ari sensitive iriya bifite ukuntu byahise bihindura hip hop hari barabajama bo muri iriya groupe yabo yaba Ice Cube ba NWA iriya niyo yatumye haba icyo bita hip hop ikomeye hardcore hip hop bazanye revolution yo guhangana na polisi urazi ko baranafunzwe ibitaramo bya birakomeye so nuvuga abapopulariza hip hop mu bundi buryo uriya popularize MC Hammer nafatwa nk'uwo none niwo wapopularize hip hop mu buryo bw'ama video clip no kubyina ukuntu yaje ameze bavuga ko hip hop yagize urban na pop hanyuma mu Rwanda rero ubwo nibwo nagiye kubwira MC Mahoni Boni rero nawe niki yakoze ubona cyatumye na TFP bakoze cyatumye hip hop abanyarwanda ku giti cyanjye mbona yaratinyuye abantu gusa kubera ko icyo gihe n'ubundi nawe ajya kubikora ubundi yaranakubwiraga ngo niwe Tupac kubera ko Tupac yari yarapfuye 96 mu ndirimbo ze yaranakubwira ngo ese muragira ngo Tupac yarapfuye Tupac arahari yaje mu yindi sura nawe yambaraga nka Tupac nyine ashaka kugaragaza ngo hip hop ibiki icyo gihe hari dufate ko hari abantu bari bavuye mu bindi bihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda benshi bavuye muri Kenya benshi bavuye muri za Tanzania benshi bavuye muri Uganda hano amaradiyo yoho yari ahari azi abantu ba Tupac n'abandi bakiri urubyiruko bakongeye kubwira ibintu byaje kuzanwa cyane n'abana b'abanyeshuri wenda b'Anglophone za Rwanda International Academy icyo gihe ubwo niyo Kagarama abana bigaga za Kabuga High abana bigaga no lycée de Kigali abantu ngabo none bahita batangira gukunda Tupac n'ibikorwa bya Tupac na kwa kundi nyine mu rubyiruko gatangira kwiyumvamo ngo urarevolta cyane ku bavyeyi cyangwa se mu bigo batorokera ni gutyo byatangiye cyane ko ibyo nshaka kubabwira ni ikintu kimwe
je icyo gihe nari DJ hano mu Rwanda. Wayikoraga Nyararok? Nyararok ni ejo bundi. Nakoraga handi yitwaga Casablanca. Casablanca. Sasa muri iyo Casablanca abana batorokaga ikigo ariko noneho akaza yumva ko yigize umuraperi ari we kazi kurusha abandi, ari we Tupac, ibintu nk'ivyo ngivyo. So ni kimwe mu bintu byatumye abantu batangira kuyikunda cyane. Urabizi ko Nyamirambo nayo ifite influence nini kuri ibyo ngivyo, cyane cyane ko niho hantu habaga amataxi cyangwa se abantu abanshuri nabo banaturaga nabo muri artiste nabo ba artiste. Hanyuma So hip hop wango niho navuga ko niyo yatangiriye kwinjira mu bantu ariko cyane cyane urubyiruko. Ya ni ucyo nakongeraho nuko nyine urumva aho niho hazamo MC Mande kubira bya PSI bagendaga bakora radio y'abajene n'ibiki habara aba freestyle abantu batajya kwiba. So kuri MC Mahoni Boni nkuko wari ubivuze, so Mahoni Boni nibaza ko ariko Mahoni Boni na Paulina Rambere nibandi batangiye mu mbere gato. Ni Mahoni Boni watangiye. Ese ni watangiye. Mahoni Boni ikintu cyatumye mbona apopulariza yaje afite ubuhanga. No kuvuga hari icyo bita ubuhanga burakora cyane kugira ngo abantu bakunda ikintu. Yaza afite uburyo akoresha amagambo ya rap flow, uburyo arapa, ikindi na lyrics ze Lyrics ya amagambo mbere yandika. yatangiye twiga muri seconde cyari yitangira utari sibyibuka neza. Iriya ndirimbo urutonde rw'abashakishwa nubwo yakoreshejemo beat y'abandi ya Nas ndibaza, ariko ntabwo twari tubizi cyane kumenya ko umuntu yakoresheje beat y'abandi n'ibiki, ariko wumvaga histoire y'umukobwa bakunye mubona kuri hip hop kuri stage ayo magambo akagenda gukurura, noneho bigatuma utangira gushaka kumenya uwo muntu no kumwumva azanye yindi yo ntaguciye mu ijambo gatoya. Wibuke ko nubwo urimo kuvuga izo ni ziri recorded. We yatangiranye none nkuko avuga Mike cyatumye mbona cyatumye babikunda. Nanjye nakunga ko niko shaka kongeraho kuko mwibuke ko nubwo twabuze MC Mande muri PSI na Mahoni Boni nawe yarari muri PSI bakoranaga biriya bintu we none yarari muri PSI. Indirimbo zose za malaria n'indirimbo za sida buriya bijyanye no kwigisha agakingirizo we yarahari cyane. So bivuze ko yagize ukuntu afunguka cyane atangira kujya mu bantu ahango yari atanatangira no kurecordinga na ndirimbo yari yakajya muri studio. So gukundwa rero byatangiriye kuri zira ndirimbo ziri recorded kuko nizo zahise zitanya abantu kuzikina mu ngo n'ibiki kumva ubwo buhanga. Then no haza kuza bari abasore Paulina Rambere. Paulina Rambere ngira ngo ubwo twigaga i Butare warayibonye muri sinzi ko ari umuntu wanakunzwe i Butare mu bintu bya hip hop nka Paulina Rambere. Izira ndirimbo zabo za mbere nabo bakoresha amabiti y'ahandi ariko bumva uburyo baranabyinterpretaga bishyira mu Kinyarwanda ariko kumva biraryoshye kumva ukuntu babikoze.